Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndaramushiye cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanywa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo mwabyutse mute, mwaramutse mute, mwabonye Imana ikingura. Imana nishimye kandi Imana nihimbazwe kuko igira neza, ikomeje kutubera Imana nziza, ikomeje kudukunda, ikomeje kutugirira neza. Mana yanjye muri byose dukomeze dushime Imana. Haleluya. Wowe wavutse umunsi wa none jya mwifuriza isabukuru z'amavuko, happy birthday, joyeux anniversaire, yes. Wowe userebura ibindi amaburekisi agiye atandukanye, ngiye ngo congratulations, ni byiza cyane. Celebration ni ikintu nyuma ngo cyiza kandi nyine cyo kwishimira, cyo kwishimirwa. Imana ishimwe cyane, yes. Hari n'ibindi byinshi byagiye bitambukamo umuntu atakita celebration ariko yakita ubutsinzi bitandukanye. Niba umuntu yari agiye gutsikira, agiye kugwa ariko agacaho akabona inzira, akabona imbere, nabyo twakwita ubutsinzi. No, congratulations, yes. Yego wowe ku musozi wo kurindira, ku musozi wo kwihanganaho, ku musozi w'ishavu, mu burwayi, mu kurwaza, mu kumiragura ibinini, nagira ngo ubwire ngo ihangane kandi komera nshuti yanjye. Hari umunsi ibintu bizahinduka, hari umunsi ibintu bizagenda neza, hari umunsi uzava aho hantu, hari umunsi navuga ngo story izahinduka. Ndonye ndabiyegeje inshuti zanjye nanone, kandi wowe mushasha ahangaha kugira ngo karibu, nitwa Sandrine. Ahangaha turakomezanya tugirana inama, Imana yaduha uburyo tukareba ijambo ry'Imana ritoya, dusharinga ubuhamya cyane cyane ahangaha. Umuntu ugeze ahangaha kubw'impuhwe z'Imana, kubwo gushaka kwemera k'umugambi w'Imana, ntabwo ushobora gusubirayo kimwe, nanjye ntabwo ngenda kimwe, ahubwo twumva turongera tugakomezanya, tugasubizwamo imbaraga. Niba ari ibigeragezo twumva ko atari twenyine, twumva ko ni urugendo, ni urugamba, tugakomezanya. Yego. Reka dusenge hanyuma tuganire gatoya cyane. Uwiteka Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye cyane akanya nk'aka, urakoze. Ishimwe ku bwa mwene data, inshuti n'umuvandimwe ahangaha. Urazi mu masosi yacu, urazi ibyo dushaka, ibyo twifuza, ibyo dutekereza, imitima yacu urayizi. Buri umwe wese mu rwego arimo, buri umwe wese mu byo yifuza, azi kwifuza kwe. Mwami Imana, kandi ikibazo cyose uzade kukubonesha amaso umunsi umwe. Ndagushimira ku buri kimwe cyose, gushimira aha hantu, ndasengera ibi video ntuzareba nyuma, kugira ngo duhure no gushaka kwawe, duhure n'umugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome gato ijambo ry'Imana navuze ko twaheraho. Turasoma muri Luka 6 tujye kuri 12 gatoya. Hejuru haravuga ngo Yesu atoranya intumwa 12, uwo ni Yesu. Luka 6:12. Nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12, abita intumwa. Amen. Yego, reka dusome handi hatoya muri Matayo 26, turebe 36. Matayo 26:36, umutwe uvuga ngo Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha, nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene
zebedayo bombi atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Reka mirongo itatu n'icyenda nari mpasize ariko ni heza. Yigira imbere ho gato arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe shaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Reka ngeze ahangaha kubw'iminota tuba dufite ukahise dufite hari igihe ibyanditswe biba byiza 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 bigenda bisobanura ikiganiro, ariko nyine iminota ikaba mikeya ntacyo. Imana ishimwe, dusoma ibyanditswe bibiri byuzuzanya bituruka kuri Kristo, kuri Yesu Kristo tukagera kiri hano muri iyi si. Umutwe w'uyu munsi se cyangwa cyose kivuganira ngo Imana ntigihinduka na cyari ya yindi. Imana Kristo ntago bahinduka. Tujye mu Baheburayo 13:8 niyo ngo Yesu Kristo uko yari niko ari, niko azabona iteka ryose, amen. Iri jambo rirakomeye cyane, tugira ngo tuganire ku gusenga rero, kuko Imana idahinduka. Itubwira uburyo tugomba guhura nayo, tugomba kwibona mu ijambo ryayo mu kuyisenga. Imana ishimwe. Dusomye icyanitswe verse ya mbere dusomye itweretse uburyo Kristo yagize gute, yagiye gutoranya intumwa agasenga. Biratwereka uburyo how serious it was, uburyo byari serious, uburyo byari biri seriye. Gutoranya intumwa gusenga. Why? Umwana w'Imana gusenga, Imana hano mu isi yari ikeneye kuvuga ngo kugira ngo atoranye intumwa asenge n'urugero role model wacu gusenga. Natwe ahangaha nahoze niyumvira ntekereza nti mu gufata imyanzuro ikomeye twari dukwiye kubanza tugasenga, kandi tubona ngo yakesheje ijoro ryo gutasenga. Umwanya utari mutoya, duca muri byinshi, tunyura muri byinshi, umwanya urabura, umuntu akagira gute. Abantu bakunda gusenga mu ijoro, ukaba wagira mu ijoro unaniwe cyane, ukagira mu ijoro ufite ibitotsi, ufite umunaniro. Gusenga bikagira gute, gusenga bikananirana, gusenga bikanga. Ariko nshuti nyambwire ngo mu gihe hatariho ubusabane n'Imana, umwanya usenge ubohotse, utege amatwi uve icyo Imana ivuga, hari ibintu bitazakunda, kuko ijambo ry'Imana ryeka ngo Kristo yakishije ngo ijoro. Uyu ni we rero umudo dufite. Abandi bose twafata, ushobora gufata ngo ndafata akanaka, ntabwo ndivuge mu mazina uyu munsi, ndafata akanaka mwigana, ugasanga hari ibyo yagizemo intege nke, ugasanga bigiye kugwisha, ariko gufata kuri Kristo nta nigeze mvuga ngo ngaha ibi biranengo nivuguruje. Oya, ni straight forward, nta bintu byo gukatakata, ni kugenda. Rero ikintu nize gikomeye aha hantu ngira ngo tugifatikanye natwe dutekerezeho, ni ukugirana ubusabane n'Imana, guhitamo kumva ko any decision ushaka kumakinga, gufata, harimo kubonekamo kubisengera, kandi tukizera ko ibyo dusenga Imana ibyumva ibikora. Ahandi ha kabiri, Kristo yasenze cyane, berekana hano yasenze hirya, yasenga ahantu henshi, ariko byari serious. Igihe cyo kwitanga ku musaraba kigeze, ngo yaravuze ngo ndumva umutima wanjye, bisomye harapfa urabibona, umutima wanjye ufite ngo agahinda kenshi, twahasomye ngo kenda kunyica. Urumva agahinda kenda kumwica yagakijijwe no kujya gute no gusenga. Twaba turi kuganira ufite agahinda, turi kuganira ufite ibibazo, udafite amahoro, byamarwa no kujya imbere Imana ugasenga. Shaka umwanya nk'uko ushaka umwanya wundi wo kwiyitaho, kugira gute ugira ibyo wiyima, ugira ibyo wanga, kugira ngo ushake ubusabane n'Imana, ushake gushaka kw'Imana, umugambi w'Imana, ube umukristo wujuje ibyangombwa, wuzuye, utanyeganyezwa n'iki. Hano bafite navuga ngo ubwoba bwo guhamya, ubwoba bwo kumva ahagaze kabisa, guhagarara ko amaze ngo ubundi Kristo muvuga ari iki. Inshuti yanjye twibukiranye ko Kristo ntaboneka, ariko ntabwo kuba ataboneka bivuze ko ari absence, hari navuga ngo ari absence ye. Oya, Kristo arahari,
ntaboneka ariko arahari mu buryo bw'umwuka. Ibintu tugoye kwemeza, tukemeza kuvuga ngo ijambo ry'Imana, uko Imana ishaka, uko Imana ivuga ngo nzagira ntya, itwara utya, kujya mu ijuru ucaha, umuntu utagiye mu ijuru aho ajya ni hehe? Ni ikuzimu. Ni ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo turengeka ibintu tubihekereze, niko kuri, niko kuri, niko kuri. Ijambo rivuga ngo muzanshaka, ngo nimushaka muzambona, muzanshaka mumbone, nimushakane umutima wanyu wose. Rero reka twongere twibukiranye ko gushaka Imana ni none. Ejo ntabwo tuzi ngo bizagenda gute, ejo ntabwo tuzi ngo bizaba gute, ejo ntabwo tuzi ngo hahitse iki, hahatse iki. Ni uyu munsi, ni ukwiyeza, ni ukwitunganya. Ibyo byose turimo, hari igihe kigereranya kigeze kugera, numva gusenga ntabwo biri gukunda. Gusenga, gusenga ndisengera, ndasengera umuryango, ndasengera inshuti, ndasengera abavandimwe, ndasengera abantu byose bitandukanye. Ibyo ntabwo bihagije. Hagomba kubaho igihe cyo kugira gute, cyo guhambuka ukajya imbere y'Imana ugasenga, mukagirana, navuga ngo talk, mukagirana conversation, mukaganira, ukumva kabisa muramenyanye, murongeye muramenyanye. Kuko navuze ntekereza none, maze igihe mbitekereza navuga ngo iyo umuntu ashaka kuvuga ngo afite inshuti bataganira, ntabwo bamenyana, ntabwo bamenyana, ntabwo babwirana, ntabwo bigenda neza. Kubera muvuze ngo n'urugero kanaka ndamuzi, ndamuzi, yitwa gutya, yitwa gutya, ibyo ntabwo bihagije. Tutaraganira ngo twicare, ntabwo navuga ko nzi, ntabwo wamenya agahinda kanjye, ntabwo wamenya umunezero wanjye, ntabwo wamenya ibyo nkunda, ntabwo wamenya ibyo nanga, ntabwo wamenya, ntabwo. Ariko twicaye tukagirana talk, tukagirana chat, n'ijambo ndimo ndashaka, tugacatinga, tukavugana, nkava inyuma nanjye nkiva inyuma. Kuko ivugana n'Imana nta kintu iguhisha, hari ikintu nk'uko Imana yanyibukije. Iyo uvugana n'Imana nta kintu Imana iguhisha. Nanjye rero turi kuganira, mvuze ngo turi inshuti kuganira, ndakwizera uranyizeye, nta kintu naguhisha. Ariko mu gihe tuganira nkagira icyo nkukinga cyangwa ukagira icyo unkinga, urumva wamenya uti ntabwo bishoboka. Rero mu gusenga Imana tuyizeye, tuyifungukiye, tubikora ibintu byinshi. Ikintu nabwiye ngo nibutse ni ukujyana chat n'Imana. Nshima Imana cyane kuko nkimara gukizwa nigishijwe ko gusenga kandi umuntu yisengeye bigira akamaro. Gusa nyine umuntu agikizwa ntabwo biba birakunda ko wagira, navuga ngo kujya ugana n'Imana cyane, gusa bigenda biza gake gake. Nakomeje ngenda senga Imana, hari igihe kigera ntujya mu rusengero kenshi, bikaba ko ugomba gukurikirana online services, gukurikirana abantu, abakozi b'Imana batandukanye, ukumva nyine hari igihe uyobowe n'amarangamutima, ndakurikirana uriya gutya. Icyarigeze rero ngira ibi ngiye kuvuga, ntihagire ubwo bitusha, ni testimony ntoya ko yakwigisha nawe. Ngira umukozi w'Imana nzajya nkurikiranaga benshi, ariko habamo ko nsenga Imana nyine, hagomba kumenya isi nkurikirana ibyo si byo. Ngira vision, niko navuga, ngira vision, mbona umuntu nkurikira, Imana ibinyereka ukundi kuntu, ariko ndavuga ariko asa amarangamutima. Gusa guhera ubwo ntangira gukurikirana, navuga ngo kumukurikirana cyane birananira pe. Guhera icyo cyumweru navuga ngo nananiwe kumukurikirana, gutangira kumukurikirana, nkumva sinzi ikintu kiri kumfata, nkumva biri kwanga, nkavuga ngo ibintu nabonye ni ibiki, nibyo birashoboka, urumva nta kuri kamera ntabwo navuga byose. Biranga pe, biranga. Icyo cyumweru nabonyemo ibyo by'uko kumukurikira, wamukurikira musenga bitari buri gihe. Niho nabonye yatangiye kugira gute, kuzamuka cyane. Ndavuga ngo nturora, naravangiwe. Ndakomeza ariko nkumva kuko nsenga, umutima ukambwira ngo gabanya kuri uwo muntu, gabanya, nyine biranga pe.
biranga ariko ubwo urumva niko agenda agira kutazamuka cyane, azamuka cyane, azamuka cyane, azamuka cyane. Nkaba mfite n'abantu banjye b'akadasohoka, umuntu wagenewe afite inshuti bakamukunda, bagakunda bakunda kumukurikirana cyane, ariko simbe navuga ngo oya ntukajya, kubera ntabwo nari mbifite uburenganzira, byarengeye ari message yanjye, birarangira nyine nza kubona ibyo Imana yambwiye ko nyine ntabwo byari igihe, gusa Imana inyereka ahandi hantu ngomba kuza nkurikira Imana. Buri jambo uko umukozi w'Imana yasuraga ijambo numvaga ari iryanjye, kugeza n'uyu munsi ijambo mba numva ari iryanjye, mba numva ari iryanjye, irinkosora, irinkomeza, irimburira, irimpana, everything. Rero icyo nashatse kubabwira ko nuko iyo ugiranye chat n'umuntu uramumenya mwizeranye. Rero n'Imana iyo uyiganirije ukayiganirira ukayizera kaka ko idahari ntabwo byakunda, ubuzima ntabwo bwakomeza, Imana nayo igira gutera kuyobora. Imana rero yaranyoboye, gusa Imana itanyobora nanjye nengeye ahantu habi, nengeze ahantu habi, kuko hari ahantu umuntu agera agakunda umuntu cyane akagira gute akamurutisha Imana. Rero icyo kintu ntabwo nagiye mbona abakozi benshi b'Imana bakomeye bagiye bataha, atari uko ari icyo bakoze kindi, ahubwo ari uko abantu batangiye kugira gute kubafata bidakwiye. Nawe rero inama nakugira akanya ka none, habaho igihe cyo gukunda abakozi b'Imana, gukunda abantu b'Imana. Ni byiza tugomba kubakunda, tukabakomeraho, tukabasengera, ariko habaho limite y'umuntu, ukamenya ko hari igihe cyawe n'Imana, kugana n'Imana ukicara mu cyumba, niba ari icyumba, niba ari salo, nta mategeko yo gusenga uvuga ngo gusenga ngo mpaka usengera. Uri mu nzira wasenga, uri mu buriri wasenga, mbere yo kurya wasenga, uri mu rugendo wasenga, wabuze uko ugira wasenga, uri mu bantu wasenga, ahantu hose wasenga, wicaye muri bisi, witwaye mu modoka yawe, wicaye uri ku igare ryawe, kuri moto, ahantu hose umuntu yasenga. Rero reka twitoze gusenga, tujyane n'Imana ikiganiro kirambuye, usome Bible, tuvuge niba dusomye ijambo ry'Imana ahangaha, nawe ukomeze wongere utangiye, kubera akanya dusoma hatoya ariko utangire ukomeze. N'umukozi w'Imana aho yasomye ugire gute usome, ariko noneho udasobanurije ubaze umubyeyi wawe mu mwuka, kubera ko icyo Imana yabaduhereye ni ukubabaza, ni ukubasobanuza, umumenta umubyeyi wo mu mwuka, nyine bitewe n'uwo wizera Imana iba yarakuyoboyeho, kuko burya ikintu Imana ikuyoboyeho, umuntu Imana ikuyoboyeho aba ari uwo nguwo, aba ari uwo pe, kuruta kugenwa n'amarangamutima ashira. Niba tuganiriye ariko igiruta byose, reka tumenye ko kwegera Imana cyane, kugirana n'Imana ubusabane nayo, nibyo bizatugeza mu ijuru amahoro, nibyo bizatubashisha gukomera, kubera ko hari ibintu tugomba gusengera, apana amasengesho y'iminota 2. Niyo mpamvu nababwiye mu biganiro byagiye bitambuka bavuga ngo niba utarahabwa imbaraga zo gusenga Mwuka Wera, bisengero ubibone. Hari isengesho utasenga amasaha 2, amasaha 3 ukivuga ibintu bisanzwe, ibi ngibi ndi kuvuga ururimi, ntabwo byakunda. Kandi Imana yatweretse kuba nko gusenga mu mwuka, nyine hari impamvu turi abantu turaruha, Kristo nawe yararushye, umutima we wuzura agahinda. Rero hari amasengesho y'umuntu ufite agahinda asenga atari ngombwa, adakwiye mu Kristo. Hari n'amasengesho umuntu ufite agahinda asenga ari ngombwa mu buryo bw'umwuka. Byose birajyana kandi ni ibintu byigwa, navuga ngo kwiga ukamenya impamvu abantu basenga mu mwuka, ukamenya impamvu abantu navuga ngo biyiriza, ukamenya impamvu abantu basoma ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibintu navuga ngo umuntu yumva ku muntu umwe, n'ijambo ry'Imana umwuka nawe akabikwemeza, kuko umuntu ashobora kuvuga ijambo agahera runaka avuga, ariko bigasigara aho ngaho, ntugire ikintu bigufasha, ntugire ikintu bimufasha, kubera ko Umwuka w'Imana atabiherekeje. Reka Umwuka w'Imana aherekeze, tubisengere dukomere. Ntabwo wasenga iminota 2 ngo uzakure mu buryo bw'umwuka. Ego nta gasengesho rirerire ari ryo vuga ngo Imana iraryumva ngo ibiki, ariko ni ngombwa.
ni ngombwa byose ni ku murongo gake gake komeza agenda biduha tujye tuganira, ariko uyu munsi ni ukuvuga ngo dupandishe ubusabane bwacu n'Imana, chat yacu n'Imana, kandi tumenye ko Imana iracyari Imana. Ivyangaga kera n'ubu biracyavyanga, naba ngo civilisation, ngo iterambere, ibiki nshuti yanjye, iby'umwuka n'iby'umwuka, kandi Imana ngo ntabwo ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo ihamagaye. Rero reka twongere twisuzume, twirebe, urebe ngo mpagaze he, ndi hehe. Ntabwo ndi gufasha abantu kurimbuka, ntabwo ndi gufasha abantu kubura amahoro. Niba udafite amahoro ukaba ushaka n'abandi bantu ko baza aho uri hatari amahoro, urumva n'ibindi bindi. Reka turebe ko turimo turafasha abantu kugera kuri Kristo nk'uko Mesiya ivuga. Iyo umuntu amaze kwakira agakiza, igikurikira ni ukuvuga Kristo, ni ukuvuga aho Kristo yagize gute yadukuye. Rero uramutse kwakira agakiza, igikurikira akaba ari ugusenya abakozi b'Imana, akaba ari ukwangisha abantu Imana, kwangisha abantu abakozi b'Imana, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva ni ahantu habi. Abakozi b'Imana ni abantu bo kubahwa, kuko abenshi baba barahamagawe mu buryo bw'ibanga. Hari abakozi b'Imana tuzegera umenya ngo bavuge ngo wenda kuko atambaye agakura utu tuntu bambara, cyangwa se batamusengeye, cyangwa se ibitandukanye. Hari abakozi b'Imana bari mu ibanga, bakora ibitandukanye, batari ku makamera, batari mu nsengero, abakozi b'Imana bakora bitandukanye. Rero utazamenya, hariho nabo tumenya, ntitumenye ngo nibo, ntibisaba gusengera. Aha ngaha mvuzemo message nyinshi tuzagenda tugarukaho gake gake, ariko numvaga ko ari ngombwa, kandi nk'uko Imana yabyemeye ko tubiganiraho. Ibintu byose dukora two kuyoborwa n'amarangamutima, ahubwo tureke umwuka w'Imana tuyobora, dutunge agatoki. Bigenza utya, nujya gutoranya abantu mubana, ujya gutoranya abantu muri kumwe, nujya gutoranya ibitandukanye, ibintu bizakugira impact, ibintu bizagera gute, ubanza usenge. Nujya gukora misiyo y'Imana, utanye mu Imana, ubanza usenge, se mbigenze nte. Abakozi b'Imana ubasengereye bishobotse. Nubona umuntu agize intege nkeya, no kumusengera, ntabwo ari ukugenda kumuvuga. Okay, hari ibintu ubundi bigomba kuvugwa, hariho n'ibindi bigomba gusengerwa, byinshi. Nshuti zanjye rero, twaba tuganiriye wowe utarakira Kristo, uri mu ngoyi y'icyaha, ubabajwe, ufite agahinda, ufite umubabaro, uri ku gisuzuguro gikomeye cyane. Isaha ni kugira ngo ukire Kristo, humurizwe, uhabwe ubuzima, uhabwe umunezero, uhabwe umudendezo, wige kwisengera, wige gusoma ijambo ry'Imana. Gusa ntabwo kwisengera bikuraho ko wasengerwa n'abakozi b'Imana bandi, cyangwa gusengana n'abandi, ariko hariho ahantu hawe n'Imana hagomba kubaho, kugira ngo bijye bigenda neza. Uko tujya tureba no mu video yagiye atambuka, cyangwa se tukumva message neza, tukarindira n'ibizaza, kuko hari igihe umuntu avuga gutya yihuta, iminota ari mike, iminota 20 ntabwo navuze neza ku buryo umuntu yabyumva byose. Gusa nyine umwuka abayobowe n'umwuka nibo bana b'Imana. Tuberwa n'umwuka tukavuga bike, ako umuntu agasobanukirwa byinshi kubera umwanya. Nawe rero twaba tuganiriye, wari waracitse intege, ongera uhaguruke, ongera ugende, kuko ntabwo turashyika, ntabwo turagera aho tugomba kugera. We tuganiriye rero nshuti yanjye, uhagaze neza, ngo felicitation. Ibi bintu birakomeye, kubona uyu munsi uhagaze, ejo ukabyuka ugasanga urahagaze, ntabwo byoroshye. Ni urugamba rukomeye cyane. Rero nkubwira ngo felicitation, ariko nyine ntabwo ari uguceceka. Gusengera abakozi b'Imana, umukozi w'Imana uzi ubikora neza, uvuga ijambo ry'Imana, ko akaba yaterwa amabuye, musengere. N'abatabikora neza bahagaze kugira ngo bagwishe abantu nabo basengere. Abakristo bari mu nzira ariko biri kugenda byanga, basengere umuryango wawe, inshuti, abavandimwe. Ntaho turageraho kuba twakoze ngo turarekeye, keretse nyine Imana iduhamagaye. No gukomeza kugerageza pole. Turaganiriye rero, ndanezerewe. Imana nibishaka tuzongera. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze muhagarare, mukomeze mushikame. Uyu munsi dufite noneho wo kwinihira, wo kwisubiraho none,
ejo ntabwo tuzi uko bizaba bimeze, gusa dufite amasezerano y'Imana yuko tuzashika amahoro, ntabwo tuzi ibicamo hagati ariko dufite amakuru, icya mbere ni amakuru. Rero ubwo amakuru ufite wikicara ahubwo usenga, senga nanjye nsenge, wa munsi tuzahure tuzahure tunezereza by'iteka ya zanjye. Rero ndabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza, bye bye.